nkomeje kubashimira ko mudahwema kubana natwe, ariko mbere yo gutangira igice cya gatatu ndagira ngo mbasabe kwihanganira ko habayeho kuvuga ibintu bikumvikana ukundi. Umwami uri muri iyi nkuru yitwa Kazuo, noneho bifatanyije ukavuga umwami Kazuo hari ubwo byumvikana nk'umwamikazi. Wenda hari ntiburi buze kongera guteza urujijo muri iki gice. Ni umwami Kazuo, ntabwo ari umwamikazi nk'uko wenda umuntu yabyumva. King n'uwo murinzi we bafashe inzira igana mu misozi bagenda bitonde kugira ngo batagaragara. Bageze hafi y'aho Zavashi yakundaga kuragira, bihisha inyuma y'ibiti n'amabuye bategereza ko Tia atandukana nawe kugira ngo babone umwanya wo gusohoza umugambi wabo. Babonye Tia na Zavashi bari kumwe, batari kuvugana amagambo menshi, ahubwo bari kwiruka inyuma y'utwana tw'intama baseka bibavuye ku mutima. Tia wari umenyereye ubuzima bwo mu ngoro yagaragaraga ko yisanzuye kurushaho, kandi Zavashi nawe nubwo yakomeje kuba wa wundi atavuga byinshi yaragize atangira kwirekura. King yabirebye igihe kirekire, umutima we wuzuramo ibintu byinshi bivuguruzanya. Yari yazanye intego imwe rukumbi, ariko uko abona guko mushiki we yishimye mu buryo atarasanzwe amubonamo byamuteye kudahita akora icyo yari yateguye. Yakomeje gutegereza yiringiye kuba baratandukana mu kanya gato, ariko igihe kiba kinini bakomeza gutindana bataratandukana. Ahubwo buhoro buhoro mu masaha nyuma ya saa sita, Tia n'umurinzi we batangiye gufasha Zavashi gukusanya amatungo bamuherekeza mu nzira igana aho yabaga. King n'umurinzi wundi bakomeje kubakurikira bari kure batavuga batagaragara. Tia n'umurinzi umwe bageze hafi y'aho Zavashi yari atuye, bamugezayo batandukana nta gihindutse, nta n'ikintu kidasanzwe kibaye, nta mwanya wabonetse wo kumwica. Amaherezo King yisanze nta kindi asigaranye uretse gusubira inyuma. We n'umurinzi we barahindukiye basubira ibwami bucece nta jambo bavuze. Mu mutima we ntiyaragishidikanya ko ibintu byageze aho yabitekerezaga, ariko ntiyari yiteguye kubyemera cyangwa kubihindura ako kanya. Yabonaga ko ari ukuri ko mushiki we akundana n'uwo musore. Tia nawe yaje gutaha nyuma asanga King yamaze kugaruka. Barabonanye barahoberana, Tia azenga amarira mu maso kubera urukumbuzi. King nawe yamubwiye ko yamutekerezaga buri munota aho yari ari. Bamaze gusuhuzanya, King yicaye neza yitegereza mushiki we mu buryo bufite ikindi buvuze, nk'umuntu ushaka kumvikanisha ikindi kintu gikomeye adashaka ko giteshwa agaciro. Yatangiye amusobanurira uko urugendo rwagenze, ariko bidatinze erekeza ku cyo yari agamije koko. Yamubwiye ko yakiriwe neza cyane mu bwami bwa Tikiri, uko igikomangoma Dasi yamwitayeho, nuko yamubonye nk'umusore udasanzwe ufite uburanga, igihagararo, imbaraga, ubushobozi bwo kuyobora, ubutunzi n'umutima wita ku bandi. Yakomeje amugaragariza ko ari we mugabo ukwiriye kuba iruhande rwe, atari ku nyungu z'ubwami gusa ahubwo no ku buzima bwe bwite. Yamwumvishije ko ubwo bwami bufite imbaraga zikomeye mu bya gisirikare no mu bukungu, ko ubufatanye bwabo buzatuma igihugu cyabo kirushaho gukomera no kugira umutekano. Yanamusobanuriye gahunda yateganyijwe ko mu mezi 3 gusa Dasi azaza kubasura, akaza nk'inshuti y'umuryango, ariko aniteguye gutangira urugendo ruganisha ku kumenya neza no kubaka umubano uzagira ku ishyingiranwa. King yageragezaga kuvuga atuje, ariko amagambo ye yarafite imbaraga, agaragaza ko ibyo bintu ari kuvuga ari ibintu bidakwiriye gufatwa nk'ibyoroheje. Tia yamutegaga amatwi acecetse atamuca mu ijambo. Mu maso he ntihagaragaraga kwishima cyangwa kwanga ibyo yabwirwaga, ahubwo yari atuje ariko afite ibitekerezo byinshi. Yari ari kumva buri jambo rya musaza we, azi ko ibyo yari ari kuvuga bifite ishingiro rikomeye, ariko nanone umutima we ntihora uri kwemeranya n'ibyo yamubwiraga. King amaze kuvuga ibyo yashakaga kuvuga yahise aceceka gato amuha umwanya. Tia amaze kumva ibyo King amubwiye byose aratuza, amwitegereza gato nawe bigaragara ko atabifashe nk'ibyoroshye. Yari amaze kubyumva kandi yabonaga uburemere bwabyo, kuko byari kubw'igihugu, kubw'umuryango no kubw'amasezerano musaza we yari yaragiriye hanze. Yagerageje kuvuga ariko amagambo amubana make. Yari azi neza ko hari ibyo atamubwiye ku bihereranye na Zavashi, ariko ntiyabashije kubona aho ahera. Si uko yashakaga kubimuhisha, ahubwo nuko atari azi ko yabishyira mu magambo, kandi akumva ko atari igihe gikwiriye cyo kubivuga. Aho kugira ngo akomeze kuri iyo ngingo, yahise ahindura icyerekezo cy'ikiganiro, atangira kumubwira ibindi byabereye mu bwami mu gihe atari ahari. Yamubwiye ko imirimo y'ingoro yakomeje, uko abajyanama bakomeje inshingano zabo, nuko abaturage bakomeje ubuzima bwabo busanzwe. King yamutegaga amatwi, ariko ntiyaboraga kumva ko hari ikindi kintu kiri inyuma y'ayo magambo. Ntiyabivuze, ariko byari biri kugaragara ko Tia atavuze byose. Tia nawe yarabimenye, ariko ahitamo kuguma ku byo yari yatangiye, akomeza kuvuga ibitarimo uwo musore, nubwo muri we ari byo bitekerezo yari afite. Ikiganiro cyabo cyaje kurangira, nta n'umwe wagaragaje ko hari icyo ashaka kongeraho. King yarahagurutse areba mushiki we mu maso, amubwira ko akeneye kuruhuka nyuma y'urugendo rurerure. Tia nawe yabyakiriye atyo, amwifuriza ijoro ryiza, maze batandukana buri wese yerekeza mu cyumba cye. Ariko King ntiyaragiye kuruhuka nk'uko yari yabivuze. Yari afite ibitekerezo bikomeye kurushaho.
Mu mutima we yibukaga ibyo yari yabonye ku musozi, uko Tia yari yishimye n'uwo musore Zavashi wari watangiye kugira umwanya mu buzima bwe, akumva hari ikintu cyihutirwa agomba gukora. Ibyo byamubabazaga cyane, ariko si byo byonyine byamuteraga agahinda. Ikintu cyamuremereraga kurushaho ni isezerano yari yaragiranye na Dasi n'uburemere bwaryo ku hazaza h'igihugu cyabo. Yumvaga ko adashobora gutatira amasezerano, kabone n'iyo byaba bisaba gufata icyemezo gikomeye. Yatangiye gutekereza inzira ebyiri gusa zari zisigaye imbere ye, arizo gukuraho Zavashi burundu cyangwa gushaka ko iyo nkuru yagera kuri Kazuo hakiri kare. Ariko no gufata uwo mwanzuro ntibyari bimworoheye. Yari azi neza ko umwami akunda Tia cyane, kandi ko kumenya ibyo bintu bishobora kumubabaza bikomeye, cyane cyane mu gihe yari amaze guhindura ubuzima bwe agerageza gukosora amakosa mu gihe cyashize yo kujya mu bagore benshi. Ikindi nanone yumvaga birababaza Tia kumva ko yagiye kumurega ku mwami, wenda nta kindi kintu baraganira. Gusa nanone ibyo byatumaga Kin yumva ko ibyo byose bikwiriye gukumirwa hakiri kare bitarakura ngo bibe ikibazo kinini cyari guhungabanya ubwami n'umuryango wabo. Mu rundi ruhande Tia nawe yageze mu cyumba cye, ariko ntiyaragifite umutuzo. Nubwo atari yakavuze biri ku mutima we, ibyo Kin yaramubwiye byari byamukoze ku mutima cyane. Yaryamye ataryamye, ibitekerezo bye bikomeza kuzenguruka, agabona amahitamo ari imbere ye nubwo atarazi neza inzira azanyuramo. Yabonaga kwemera ibyo bari baramuhitiyemo cyangwa se gukomeza umurongo we wo guhitamo Zavashi. Mu gitondo cyakurikiyeho Tia yakangutse kare kurusha uko byari bisanzwe. Yari yaryamye ijoro ryose atekereza kuri Zavashi, yibuka ibihe byiza bari bagiranye birimo uko birekuraga bagaseka, uko noneho yabonye Zavashi yisanzuye, nuko umutima yumvaga utamurimo mu gihe babaga bari kumwe bari gukinira mu binani. Byari ibintu bishya kuri we kandi yarabyishimiye. Yibaje uko aza kongera kumubona uwo munsi, ariko ako kanya igitekerezo cya musaza we Kin kimugarukamo. Yari azi neza ko Kin atabyemera, kandi ko niyo yabimenya ibintu byahita bihinduka bigakomera. Ntiyashakaga kumubabaza, ntiyashakaga kumuteranya n'isezerano yari yaragize, ariko nanone ntiyanashakaga kumara umunsi wose atabonye Zavashi. Ibitekerezo byamurwaniyemo ari byinshi. Hari umutima umwe wamubwiraga ko akwiriye kubwira Kin ukuri ako kanya, kuko ari we umuntu wamwizeraga cyane kandi nawe amwizera, ariko undi mutima ukamubuza kubikora ako kanya. Yumvaga ko igihe kitaragera, ko niyo yabimubwira byahita bihinduka ikibazo kinini kurushaho. Yicaye ku buriri igihe gito, atekereza inzira zose zishoboka. Yibajije niba arajya kureba Kin akabivuga, cyangwa niba yajya kureba Zavashi akabihisha. Ntiyashakaga kubeshya, ariko ko umutima wamukomozaga Zavashi, niko yumvaga ko kudasubiraho byamubabaza kurushaho, bityo ko akwiriye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo yihe amahoro. Amaherezo yafashe umwanzuro utamworoheye, ariko yumvaga ko ari we ashoboye icyo gihe. Yiyemeje ko arajya kureba Zavashi, ariko ntahita abwira Kin ukuri ako kanya. Yiyumvishaga ko azabimubwira mu gihe gikwiriye, igihe azaba amaze gusobanukirwa neza ibyiyumvo bye. Nk'ibisanzwe yabwiye umurinzi umwe ngo bagende. Undi yasigaye aho, ariko yari yavuganye na Kin ko nibagenda arajya kumubwira. Ibyo yarabikoze, ajya kumubwira ko basohotse bagiye kureba Zavashi. Tia n'umurinzi umwe bafashe inzira igana mu misozi, bagenda bihuta. Tia yifuzaga kongera kubona Zavashi byonyine. Bageze aho yajyaga amusanga, aho yakundaga kuragira amatungo, baramubuze, bareba hirya no hino baramubura. Bibwiye ko wenda yatinze kuza kuragira, barategereza baraheba, ariko nta muntu wari uhari. Nta ntama, nta hene bigeze bumva, kandi nta kimenyetso na kimwe cy'uko uwo munsi yari yahageze. Tia yagerageje kureba ahandi hashoboka, ariko nta kintu yabonye. Amaherezo yahisemo guhindukira. Nta jambo yavuze, ariko byari biri kugaragara ko umutima uremerewe. We n'umurinzi we batangiye gusubira inyuma, bataragera kure bahita babona Kin ahagaze ruguru, ari kumwe n'umurinzi wa Tia bwite, wa wundi bari basize mu rugo. Ako kanya ubwoba bwahise bumwuzura umutima. Ntiyarakeneye kubwirwa ko Kin yarazi aho agiye. Uko yamurebaga, uko yari ahagaze, byose byagaragazaga ko yaje abizi, kandi byarumvikanaga kuko uwo murinzi bajyaga bazana kumureba. Umutima we watangiye gutera cyane, ibitekerezo biramuvanga. Yarebye musaza we, ariko ntiyabona uko atangira kuvuga. Mu maso ha Kin nta burakari bwari burimo, ariko yaratuje nk'umuntu uzi ibintu byose, ariko akaba ategereje ko nyirabyo byivugira byose. Tia akimubona umutima we wateye cyane, ariko ntiyatinda kwifata. Mu kanya gato cyane, yihuse mu bitekerezo, yahisemo amagambo ashobora kumurengera atabanje guteza ikibazo gikomeye. Yegereye musaza we aramureba, mu ijwi rituje, yitonze, amusaba ko yihanganira kubwo kuba yaje atamubwiye, amusobanurira ko aho hantu ajya haza kenshi, bisa nk'aho ariho ahora muri iyo minsi. Yamubwiye ko ari haza ari kuruhuka mu mutwe iyo hari ibintu byinshi byamuhangayikishije. Yongeye ko hari umusore w'umushumba ujya uharagira, ko ari umwana mwiza nubwo atavuga menshi, kandi ko rimwe na rimwe aza kumureba gusa kugira ngo abe nk'uwikuramo ibitekerezo byinshi biba bimuremereye. Ibyo yabivugaga yitonze cyane, yahisemo amagambo atagaragaza amarangamutima arenze yifuzaga kugaragaza. Abarinzi babonye ko ibiganiro byabo bikeneye umwiherero, bahita bigira hirya gato, basigira Tia na Kin umwanya wo kubiganiraho bonyine.
Kini ntiyigeze aca kure mu magambo, yahise amubaza mu buryo butaziguye niba akunda uwo musore. Icyo kibazo cyaramutunguye ariko ntiyigeze atinda gusubiza. Mu mutima we yari azi neza ko kuvuga ukora ako kanya byahita biteza ikibazo gikomeye. Yahise abihakana ariko ntiyabikora mu buryo bwumvikana nko guhakana gusa, ahubwo yamusobanuriye ko atari urukundo, ko ahubwo amwishimira kubera uko yitwara, ko ari umuntu ucecetse, uzi kwihangana kandi ufite uburyo abaho budasanzwe. Yongeyeho ko hari n'ibintu amwigisha, cyane cyane ibyo kwita ku matungo no kumwereka uko bisaba kwitonda no kwihangana, ibintu yumvaga akeneye bimuruhura mu mutwe nk'umuntu wari warakuze yibera mu ngoro, ibyo bintu atazi ibyo ari byo. Mu buryo bushyize mu gaciro, Tia yahise amusaba ko bajya kureba uwo musore, ahubwo bakajya kureba ataha ngo barebe niba ari amahoro, kuko yatekerezaga ko ashobora kuba yagize ikibazo cyangwa wenda akaba yagiye kuragira ahandi. Ibyo yabivugaga nk'ushaka kubyemeza, atari nk'umuntu ufite indi ntego yihishe inyuma. Yahise agira ikiniga ati, kuva ntamenya ko mushaka kujya muri Kitiri, muri iyi misozi niho honyine nza nkabasha gutuza. Nubwo uwo musore Zavashi yaba adahari, njye mba numva nishimye rwose, nahaza nkahazenguruka, nkahareba, nkahicara, nkamara umwanya. Ahubwo nitumubura uretse tuganirire muri iyi misozi, ndahakunda cyane, mbimenyera kuba hanze y'ingoro yacu, mba numva mpangayikishijwe n'ubuzima nzabamo. Kini yarabyumvise nubwo mu mutima we hari hakirimo gushidikanya, ariko uko Tia yabivugaga byari bifite imbaraga zatuma umuntu abyemera byoroshye. Nta kindi yavuze, yemeye ko bajyayo. Bafashe inzira bajya aho Zavashi ataha. Bageze hafi babonye amatungo ntaho yagiye, bahise bamenya ko Zavashi ari mu rugo. Zavashi yari yaguye hasi, yari yakandagiye mu giti cyari gifite amahwa akomeye, igice cy'ikirenge cye gikomereka cyane, amaraso arava ku buryo buri wese yahise abona ko yababaye bikabije. Tia yahise agira ubwoba, ahita ashaka kumwegera ariko abanza guhagarara gato kubera ko byari bikomeye. Kini yahise yibuka neza umugambi yari afite mbere wo kumwica atabanje no kubiganiraho, ariko ako kanya yabonye ko ibintu byari bimeze nuko Tia yari ari kumureba nta buryarya, atari nk'umuntu uri guhisha ikintu gikomeye nk'urukundo. Atangira kubona ko ashobora kuba yahubukaga. Mu mutima we hatangiye kuzamo igitekerezo gishya ko gufata umwanzuro ukomeye nk'uwo ataganiriye na mushiki we, atamenye neza ukuri, byari kuba ari ukwihuta cyane. Kandi yatekereje ko ibyo Tia yavuze bishobora kuba ari byo koko, by'uko badakundana, ko ahubwo wenyine aba ahaje kugira ngo aruhure mu mutwe. Bakimara kumubona ari aharyamye, Tia ntiyongeye kwifata, yegereza Zavashi vuba, yicara iruhande rwe yamureba mu maso. Kini nawe nubwo yari atuje, yahise ategeka umurinzi wo kuzana igitambaro no kureba uburyo bahagarika amaraso. Ntibyari bikaze cyane ariko igikomere cyari kiri kumubabaza ku buryo byari biri gusaba ko bamwitaho. Bari bagiye kumwegura, Zavashi ahita yiyegura abwira Tia ati, urumva naje ngwa hasi, numva nzengereye cyane, nkomeza kuharyama ariko ntimpangayike, meze neza. Kini ati, oya ntabwo umeze neza, wikuhagararaho bya gisore rwose, reka tugufashe. Umurinzi yahise ahambira igikomere. Mu kanya gato ibintu bimaze kugenda bisubira mu buryo, Zavashi yaramwenyuye ashimira Tia mu magambo make. Ibyo byatumye Tia yumva umutima utuje nubwo atigeze abigaragaza cyane. Muri ako kanya haje umugabo wari uvuye hirya gato aza yihuta, akaba umukire Zavashi yakoreraga. Ageze aho yabanje guhagarara atunguwe cyane, abonye igikomangoma n'igikomangomakazi bari kumwe n'umushumba we. Yagize ubwoba buvanze n'akanyamuneza, abura uko yitwara. Yabegereye yitonze, asa n'ushaka kubaha icyubahiro gikwiye ariko nanone atinya kubegera cyane. Yibazaga mu mutima ko byashoboka ko abo bantu bakomeye bari bari kumwe n'umukozi usanzwe. Tia yahise abibona, amwereka ko nta kibazo kibirimo. Mu magambo make yamusobanuriye ko Zavashi ari inshuti yabo kandi ko nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ibyo byatumye umukire yikuramo burundu urujijo yari afite. Kini nawe ntiyigeze abivugaho byinshi, ariko uko yarebaga Zavashi nuko yabonaga imyitwarire ye, byari bitangiye kumutungura kurusha uko yari abyiteze. Bakimara gufasha Zavashi, impeta ye yahuye n'imirasire y'izuba icana mu maso ha Kini. Ni nka kumwe izuba rimurika mu ndorerwamo, urumuri rukagaruka inyuma. Nayo nuko byagenze. Izuba ryakubise ku mpeta, irabagirana mu buryo budasanzwe. Kini niwe yibonye mbere kuko habuze gato ngo ahume. Yahise aceceka, amaso ayahanga ku mpeta gusa. Ntiyari impeta isanzwe y'umwana w'umushumba. Imiterere yayo, uburyo yari itatse n'ikimenyetso cyari kiyiriho, byari ibintu yari azi neza nubwo atahise abyemeza mu mutima we. Yamwegereye gato nk'ushaka kuyireba neza, ariko Zavashi asa n'uwigira inyuma. Uko yayitegerezaga niko umutima watangiye gutera cyane. Mu mutwe yatangiye kwibaza ati, bishoboka bite? Ntiyigeze ayikoraho kandi ntiyanabajije icyo ari cyo ako kanya. Yarebaga Zavashi, akareba impeta, akongera akareba Tia, akumva ibintu byose byivanze mu bitekerezo bye. Byari byaje ari umugambi wo kwica uwo musore, byari bihindutse ikibazo gikomeye kurushaho. Yibaza ati, uyu musore ninde mu by'ukuri? Nta jambo na rimwe yavuze kuri ibyo, byose yabishyize ku mutima. Bamaze kumufasha no kubona ko ameze neza kurushaho, bahisemo gutaha. Wa mukire asigaye ahangayitse ariko yizeye ko Zavashi agiye kumererwa neza.
Tia nawe yagiye areba inyuma kenshi bisa nkaho umutima we usigaye aho, mu gihe Kini we yaragiye kure mu bitekerezo. Ubundi igihe Zavashi yarakiryamiye hasi, umukire wamukoreshaga yahise agaruka yihuta, mu maso ye huzuye uburakari. Yaranyuze aho Zavashi yarageraga muri iyo minsi ntiyamubona, kandi yagombaga kuba yahazindukiye mu gitondo. Byatumye aza ashaka ibisobanuro byihuse. Ariko akimara kubona ko atari wenyine, akabona Kini, Tia n'abarinzi babo bahagaze hafi, yahise ahindura isura. Ubwoba bwaramufashe, amagambo yaragiye kubwira Zavashi arayibagirwa. Yagerageje kwifata, ariko urujijo rwari rwamaze kumwuzura. Bakigenda avuga cyane, yibajije uko umushumba ashobora kuba ari kumwe n'abana b'umwami, ibintu bitari bisanzwe na gato. Yatangiye kwivugisha ati, koko wowe w'umushumba ukaba uri kumwe n'abana b'ibwami, igikomangoma kizaraga ubwami n'igikomangomakazi? Ntabwo byumvikana. Yahise amubaza uko bamenyanye. Zavashi we ntiyigeze ahindura uko yari ameze. Yakomeje guceceka nk'uko yarasanzwe asubiza make kandi atagize byinshi asobanura. Ibyo byarushaho gutera uwo mukire kwikanga, kuko ubwo yarebaga uko ibintu bihagaze yabonaga ko hari ibyo atari kumenya kandi kadakwiriye kwivanga mu by'abana b'ibwami. Yumvaga agize ubwoba, akumva atinye Zavashi. Zavashi yaramubwiye ati, ni inshuti zanjye nyine nk'uko babikubwiye, wimbaza byinshi, nta bindi bintu birenze, bifata uko wabibonye, nta bindi bisobanuro nanjye mfite naguha. Uwo mukire ati, none se uri mu ntoki? Zavashi ati, ndi umushumba wawe, uri kubona ndi iki kindi? Mu kanya gato uburakari yari yazanye bwahise bushira burundu, busimburwa n'ubwoba. Yahise ahindura imvugo, areba Zavashi mu buryo butandukanye n'ubwamurebagamo, amubwira ko atari ngombwa ko akomeza kujya mu rugora ako kanya kandi agifite igikomere, ahubwo yamusabye ko yafata igihe cyo kuruhuka, nibura akamara icyumweru cyose kugira ngo igikomere cye gikire neza. Mu by'ukuri siko ari kubigenza kandi sibyo yifuzaga. Yasanga atari kumwe n'abana b'umwami, yari kumusaba gusubira mu kazi vuba kuko amatungo yarakeneye kuragirwa. Ariko kuko yarabonye bari kumwe, byatumye itangira gutekereza kuri Zavashi nk'umuntu udasanzwe. Ahubwo yanibwiye ko adafite ikindi yaje gukora, akaba wenda yaratumwe n'umwami. Yahise yiyemeza gushaka undi mushumba, akaba amusimbuye muri icyo gihe. Zavashi akaba aruhuka, ariko mu mutima we asigarana ikibazo gikomeye cy'uwo ari we n'icyo yakoraga mbere kugira ngo agere ahaba inshuti n'abana b'ibwami. Abandi bageze ibwami, Kini ntiyigeze ajya mu bandi cyangwa ngo yivange mu bindi bikorwa. Yahise yinjira iwe mu cyumba yicara wenyine. Ibitekerezo bye byose byari biri kuri ya mpeta. Yongeye kuyitekerezaho neza, yibuka imiterere yayo, igishushanyo cyari kiyireho, ko yabonaga isa niyo yari asanzwe azi, bituma akomeza gutekereza cyane aho yaba azi ikintu gisa nkayo. Mu bubiko bw'ibwami, mu bikoresho by'ingenzi byakoreshwaga mu mategeko n'ibyemezo bikomeye, habagamo kashe yihariye y'umwami. Iyo kashe yari ifite ikimenyetso cyihariye cyane, kikaba ikimenyetso cy'ubwami ubwabwo. Kandi uko yabyibukaga neza, cyasaga cyane n'icyari kuri ya mpeta yabonye ku ijosi rya Zavashi. Ubundi iyo mpeta ntiyari isanzwe, yari ifite uburemere n'agaciro byari birenze kuri ibyo umuntu wese yari kwiyumvisha akibona bwa mbere. Yari ikozwe muri zahabu, ariko nanone umuntu yayireba akabona ifite ibara ritandukanye n'ibindi bintu bikozwe muri zahabu. Iyo yasaga nkaho yakozwe muri zahabu nyinshi, nanone umuntu akaba yagira ngo si zahabu ya nyayo, wenda ni ibindi bisa nkayo. Mu gihe izuba ryacanaga, Kini yabibonye neza ko kitari icyuma gisanzwe. Yari nini kurusha impeta zisanzwe zambarwa ku rutoki, ariko ntibyari mu buryo bukabije, ahubwo byayihaga agaciro kenshi n'ibisobanuro byihariye nk'ikirango cy'umuntu ufite ububasha. Ku gice cyo hejuru cyayo, ku mwanya niba yikaraze, hari hashushanyije imirongo n'inyuguti zidasanzwe n'ishusho imeze nk'izuba rirashe rifite imirasire impande zombi. Iyo shusho ntiyari isanzwe, yari ifite ubuhanga buhanitse cyane ku buryo byagaragaraga ko yakozwe n'umuhanga ukomeye kandi igamije kuvuga byinshi kurusha uko yari impeta ubwayo cyangwa se ijisho ry'umuntu ryari kubibonera rimwe. Ku mpande z'iyo mpeta hari handitseho utunyuguti duto cyane tutari tworoshye gusoma ku muntu wese. Twasaga n'ahari amagambo ya kera ashobora kuba ari nk'indahiro cyangwa amateka y'ubwami wenda. Ku muntu wari uyizi, iyo yitegerezaga neza yabonaga ko atari impeta yo kwambara gusa, ahubwo akabona ari ikimenyetso cy'ubutegetsi, ikimenyetso cyemeza uburenganzira bw'umwami n'uzamusimbura. Iyo umuntu yabaga yifashe mu kiganza yumvaga iremereye, ntiyabaga yoroshye, yagiraga uburemere butuma uyifite wese yumva ko atari impeta isanzwe. Ariko kubera ko yarayihinduye akayishyira ku mugozi akayambika Zavashi mu ijosi, igice kinini cyayo cyahoraga gifashe ku myenda, ndetse na Zavashi ntiyakundaga kuyigaragaza kuko yabonaga abantu nibayibona bazayifuza, bikaba byatuma wenda abamurusha imbaraga bayimwaka bakayigurisha cyangwa se bakajya bayiyambarira. Nifuzaga gutakaza ikimenyetso cya mama we. Ibyo nibyo byatumye imara igihe kirekire nta muntu yitaho cyangwa ngo amenye agaciro kayo. Ni impeta itari ikimenyetso cy'ubwami gusa, ahubwo ikaba n'urufunguzo rw'amateka yose, ikintu cyashoboraga guhindura ubuzima bwa Zavashi n'ahazaza h'ubwami bwose. Umwami Kazuo nubwo yabaga yaricecekeye, ntako atagiraga ngo acurishe impeta nkayo. Mu bihe byamugoye cyane, uwo mwami Kazuo
yigeze gutekereza inzira yo guhimba indi mpeta ajya kuyicurisha mu bacuzi b'ingeri zitandukanye ashaka uwabasha kuyicura neza igasa n'iyari yarabuze. Umwami yazengurutse mu ibanga abereka ibishushanyo byayo, ariko uko yabonaga ibyo bamucuriye yabonaga bidahura neza n'iyo yambaraga, haba ku buremere, ku miterere cyangwa ku kimenyetso cyari kiriho, naho byabaga bihuriye n'ibyo bo bageragezaga gushyiraho. Inshuti ze za hafi zamugiriye inama imukomeretsa ariko imubwiza ukuri, zimubwira ko niyo yabona yakwegera kuko indi yari imeze, abajyanama n'abanyabwenge bari kubivumbura. Gusa Kini ntiyari abizi, nawe yari azi iby'impeta ari kuzahabwa, yari yarabyize mu mateka, yarabisomye mu bitabo, ntabwo ari kuba biyobewe kandi yari amaze no gukora. Yahise ahaguruka agenda azenguruka icyumba atekereza. Mu mutwe we ntiyari agishobora gufata Zavashi nk'umushumba usanzwe, ubwo umugambi wo kumwica wari umaze guhinduka burundu. Aho kumwica yahise afata undi mwanzuro wo kumwegera, akamwegereza, akamumenya neza, akanamenya ukuri kose kuri iyo mpeta. Nyuma y'igihe gito agiye kureba Tia, noneho yamubajije uwo Zavashi ari we. Tia atunguwe n'icyo kibazo, ntiyari yiteze ko musaza we yabimubaza, yabikomeje mu buryo bukomeye atyo. Kini yakomeje kumureba ashaka kumenya niba mushiki we hari icyo azi kirenze ibyo yari yagaragaje mbere. Kini akiri kumwe na mushiki we ataranaganira birambuye, ibitekerezo bye byongeye kwihuza neza. Yibutse amasomo yahawe akiri muto, yibuka amateka y'ubwami, ibimenyetso byose byabwo n'ibanga rikomeye ry'impeta y'ibwami bahererekanyaga ku bami. Yarazi neza ko iyo mpeta itari ikintu gisanzwe, kandi icyo kimenyetso cy'ubutegetsi nyabwo, kandi ko nawe ubwo yagombaga kuzayihabwa igihe nikigera. Ibyo byatumye umutima urushaho gutera cyane, anibaza ko yari yabonye mu ijosi rya Zavashi. We yari azi kashe neza, azi ibyo bimenyetso byose. Kubona Zavashi yambaye ikintu kimeze nk'icy'ibwami rero byatumye akomeza guhuzahuza ibimenyetso. Yahise afata icyemezo cyo kujya kureba se, umwami Kazuo, kugira ngo amubaze byinshi kuri iyo mpeta. Ageze imbere ye, Kazuo yamwakiriye nk'ibisanzwe. Kini yatangiye kumubaza ku mpeta y'ubwami, uko imeze, uko ihererekanywa n'ahiri. Yifuzaga kuyireba. Icyo kibazo cyahise gishyira umwami mu bihe bitamworoheye, yarahangayitse pe. Mu kanya gato ubwoba bwahise bumwuzura umutima. Yaketse ko wenda umwana we hari ibyo yamenye, wenda ko yamaze kumenya ko iyo mpeta y'agaciro yaburiwe irengero kera cyane akiri muto. Atabanje gutekereza cyane, yahise ahaguruka yihuta ajya mu bubiko bwe, azana ya mpeta yari yaracurishije. Yayizanye vuba ayereka Kini yihuta. Mu mvugo ye yamubwiye ko atari ngombwa kwihutira kumenya byinshi kuri yo, ko igihe kitaragera ngo abyinjiremo cyane. Yanze kuyimuhanga yikoreho, ndetse asaba Kini kugenda, amubwira ko afite izindi gahunda. Ariko nubwo yavuze ko ari kwihuta, ntabwo yihutaga, ahubwo ni ubwoba, nuko umwami yarahangayitse. Uko umwami yitwaye muri ako kanya, uko yarazanye iyo mpeta vuba, nuko yageragezaga kuyivugaho yihuta, byose byari biri kugaragaza ko hari icyo ari guhisha. Kini we gushidikanya ko ari kwiyongera kurushaho. Yarabonye impeta ariko ntiyari afite icyizere ko ariyo ya nyayo, ahubwo uko yayitegerezaga niko yibukaga neza yari ku ijosi rya Zavashi, n'itandukaniro rito ryari riri kuri iyo yindi umwami yarazanye. Ndetse yageragezaga guhuza ibimenyetso byose yari yarize mu mateka, mu bitabo, akabihuza n'iyo mpeta umwami yarazanye, akabona bitari guhora. Umwami yibwiraga ko ayimweretse mu kanya gatoya, ariko umusore we yari yamaze kuyitegereza cyane. Umwami yamusezereye mu buryo bwihuse kuruta uko byari bisanzwe. Kini akimara gusohoka, umwami yasigaye wenyine mu cyumba atekereza cyane kuri ibyo bibazo byari bitangiye kuzamuka by'impeta, umuhungu we n'amabanga yari amaze imyaka ahishe. Yarazi neza ko niba ukuri gutangiye kugaragara, bishobora guhungabanya byinshi mu bwami bwe. Kini we amaze kuva kwa se ntiyigeze ajya kure. Ibitekerezo bye byari byagarutse kuri Zavashi. Yari akeneye kumureba neza, bitari kumureba nk'umushumba, ahubwo nk'umuntu ushobora kuba afite aho ahuriye n'ibanga rikomeye ry'ubwami. Yahise ajya kureba Tia. Yamusanze nawe ari kure mu bitekerezo. Kini yamubwiye ko ashobora kuzinduka bukeye bwaho, bakajya kureba Zavashi, bakamenya uko amerewe nyuma y'icyo gikomere. Yabivuze mu buryo bworoheje, ariko mu by'ukuri yari afite indi mpamvu imurimo yo kwiyegereza uwo musore no kumusobanukirwa neza, kuko nawe yari afite impeta iri muri kashe y'ibwami. Tia ntiyazuyaje kubyemera. Mu mutima ahubwo yaranezerewe cyane kurusha uko yabigaragaje. Kuba musaza ahubwo ari wari ubimusabye byamuhaye icyizere. Yatangiye gutekereza ku byo yari amaze iminsi yiyumvamo umutima we, by'uko akunda Zavashi, nuko yumvaga ko nawe amukunda, nubwo nta n'umwe warigeze abivuga mu magambo, yumva yishimye. Yatekereje ko wenda igihe kiri hafi cyo kubibwira Kini, akamubwiza ukuri. Yabonaga uko yitwaye kuri Zavashi byari igisobanuro ko nawe yamwikundiye. Ibyo byatumye Tia yumva ko ashobora kuzabona umwanya wo kubimubwira, akamuganiriza, akamubwira ibiri ku mutima we, akamubwira ko akunda Zavashi bya nyabyo. Ariko ntiyahise abivuga ako kanya. Yabigumanye mu mutima, ategereza igihe cyiza, igihe ari kubona ko Kini yiteguye kumwumva neza, kandi ko ukuri kwe kutazahita guteza ibibazo bikomeye, ahubwo yumvaga ko Kini ashobora no kuzamufasha, wenda akaba yazibanira na Zavashi. Ijoro ryarageze, buri wese ajya kurara iwe, ariko nta n'umwe wari ufite ibitotsi.
Umwami yarahangayitse ari gutekereza ku ibanga rye. Queen ari kwibaza byinshi, ari kwibaza kuri Zavashi uwo ari we. Tia nawe umutima wuzuye amarangamutima y'urukundo, ari kwitekereza Zavashi, ari kwibona bari mu mikino mu binani. Bukeye bwaho Queen na Tia bafashe inzira igana mu misozi bagiye kureba Zavashi nk'uko bari babyemeranyije. Bari bafite amatsiko ariko bafite n'impungenge zo kwibaza ukuntu ameze. Tia yashakaga kumubona, Queen we ashaka kumusobanukirwa kurushaho. Ariko bageze aho asanzwe aragira basanga adahari. Mu mwanya we hari undi mushumba wari uragiye amatungo. Baramwegereye baramubaza maze basobanura ko Zavashi atabashije kuza ku rwuri. Yababwiye ko ari mu rugo, ko ari kuruhuka. Bahise bahindura inzira berekeza aho yabaga. Bagezeyo basanga yiryamiye asa n'uworohewe kurushaho ugereranyije no ku munsi wari wabanje. Yaranameze neza, nuko nyine sebuja yari yamutinyemo akamuha ikiruhuko. Uwo mushumba nawe yasigaye afite ubwoba yibaza aho Zavashi ari we, uw'abana b'umwami baza kureba haragira, bari kumwe n'abarinzi bakaba bazi n'ahataha. Kuri uwo munsi Zavashi ntiyari yambaye ya mpeta. Yari yameshe ikanzu yaguye hasi yambaye iruma, agiye kuyijyana mu nzu akuramo impeta ishyira mu mufuka wayo. Yari yayikuyemo amaze kuyitekereza igihe kirekire. Yarayifashe arayireba, yibuka ko ari cyo kintu cyonyine cyari gisigaye cyamuhuzaga na nyina. Kandi nta nubwo yari azi se, iyo mpeta yibonagamo ibintu birenze. Nyina kuko yaryamanaga n'abagabo benshi, nawe ntiyari azi ngo wamuteye inda ninde. Nubwo bwose hari uwo yakekaga ariko ntiyigeze amubwira umwana, yapfuye adasobanurira umwana ku bigendanye na se. Umwana rero yarayirebaga akabonamo umuryango we. Yumvaga ko azongera kuyambira ari uko asubiye kuragira aho yabaga ari wenyine, akagira ibitekerezo byinshi. Iyo yayitekerezagaho rero yumvaga atuje, akabona ko nyina atagiye gutyo gusa. Ariko muri we hari igitekerezo gishya cyari cyamujemo, kuko yibukaga uko Queen yari yayitegereje umwanya munini bikagaragara ko yayitinzeho. Ntiyabyumvishaga neza impamvu yari yayitinzeho, ariko yumvaga hari ikintu muri we kiri inyuma y'iyo ndoro ye y'ukuntu yayirebaga nk'ushobora kuyifuza, akaba yanayimusaba cyangwa akayimwaka ku ngufu, dore ko yari azi neza amateka y'abantu b'ibwami ko baba batoroshye kandi ko iyo bifuje ikintu baba bagomba kugihabwa. Ibyo byatumye ayihisha ngo abanze kumva ko Queen ataba yarayifuje agashaka kuyijyana yitwaje ko buri kimwe cyari mu bwami bwabo cyari icyabo. Queen na Tia bamusanze mu rugo yigaramiye ku ihema hanze rero biramutungura. Ntiyumvishaga ko bahita bagaruka. Yarabizi neza ko bazagaruka ariko ntiyumvaga ko baza ako kanya. Muri we yishimiraga kubona Tia uko yari mwiza, yamwubashye, ari umukobwa uzi kwihuza n'umuntu atamenyereye bagahita bamenyerana, yumva atangiye kumukunda cyane. Ariko kubona baje si we yatekerejeho cyane, ahubwo yatekereje kuri Queen, atekereza ko bwazanye no kumubaza iby'impeta kuko yarazi ukuntu yayitegereje. Kandi koko yatekerezaga ukuri. Bataranaganira byinshi, Queen ntiyatinze kuvuga icyo ashaka. Yamubajije ikintu yari yambaye kimeze nk'impeta izuba ryacanamo kikagarura urumuri. Zavashi ntiyayimweretse, ahubwo yahisemo kuvuga ukuri kose, avuga ibyo yarazi. Yabwiye Queen ko iyo mpeta atari we wayiguriye cyangwa ngo abe yarayibonye mu buryo busanzwe, ahubwo amubwira ko yayihawe na nyina. Ibyo byatumye Queen arushaho kwibaza byinshi. Yahise amubaza uko na nyina yayibonye. Zavashi ntiyigeze yirinda kuvuga ukuri. Yavuze ko igihe ayihabwa yarakiri muto cyane, ko nta byinshi azi neza, ariko ko azi neza ubuzima nyina yabagamo. Ntiyabihishe nabyo. Yavuze ko nyina yakiraga abagabo benshi, ko yari umuntu utaratoranyaga abo baryamana nabo kuva ku muto kugera ku mukuru, kandi ko bishoboka ko hari umwe muri bo waba waramuhaye iyo mpeta. Yabivuze atuje, nta kwiregura, nta kwiyemera, nta pfunwe, nk'uvuga amateka yari azi nta kindi yongeyeho. Yaramubwiye ati, impeta sinamenye uwayimuhaye kuko sinzi na data ubwe. Ntabwo nzi data kuko nyine mama yaryamanaga n'abagabo benshi, yapfuye atabimbwiye. Yabonye bagize amatsiko kurushaho, arababwira ati nakuze bambwira ko mama yari indaya. Ikindi inzu yacu bayisenya akimara gupfa, gatazakomeza kuyibukwa kandi yarabaye icyomanzi. Ni nabyo byatumye mpunga nkava kwa mama wacu kuko bambonaga nk'umwana wavutse ku mugore wicuruzaga. Naje intango nigenge mbe kure y'abantu bambonaga bakancira urubanza. Nge rero iriya mpeta niyo nibukiraho mama. Ni impeta yanyambitse mbere gato yuko bamwica bamunize. Yabivugaga ati yari kurira kubera ko yumvaga inkuru y'umusore yikundiye iteye agahinda. Zavashi amaze kubabwira byose, Queen nawe yahise yisetsa yigira nk'atanashaka kuyireba cyane. Amaze kumukomeza amwihanganisha aramubwira ati humura, turahari kandi twe tuzakubera inshuti zitazagucira urubanza. Kandi igitumye mbikubazaho nuko ejo izuba ryayicanye rikamurika cyane, mwifuza kukubaza aho wayikuye. Iyo warayiguze ubwawe nanjye nari kukubaza aho wayiguriye nkazajya kugura imeze nkayo. Zavashi ati ntabwo nayiguze rero kandi ntabirenze n'impeta isanzwe, nuko nyine ushobora kubihenze. Queen yabitekerejeho aribaza ati umugani se nyine abahuriye n'umwami. Nubwo umwami yarazwiho ko aryamanaga n'abagore benshi, ariko nanone ntiyatekereje ukuntu yashoboraga kugenda akaryamana n'umugore byari bizwi ko yicuruza. Ibyo ngibyo ntiyabitinzeho, yariturije, yumvise n'ahantu bahuriye.
cyane ko atayibonaga neza. Yaravuze ati uhasanga ari indi mpeta isanzwe, wenda n'undi muntu wayicuze ikaba ijya kumera nk'iy'ibwami. Ariko se abanyabukorikori ko ari benshi, wasanga ari n'umuntu wayiganye, wenda yirebeye kuri kashe y'umwami. Tia nawe yagize amatsiko ati igihe cyose nakubonaga wabaga wishyize imbere mu ikanzu itari kugaragara inyuma. Inshuro imwe nayibonye nabwo sinayitinzeho. Zavashi ati ndakayizanye mukayireba neza, ariko nanone murabona ko byansaba guhaguruka nkajya mu myenda ngacakanyura ahantu hose. Rero nimugaruka nzayibereka. Kini yisetsa ati nta ribi, twe twifuzaga kwimenyera niba waramutse amahoro, iby'impeta byo ntubitindeho. Mu mutima wa Kini ntiharanyuzwe burundu n'igisubizo, ariko ntiyarafite n'icyo yahita bivugaho. Hari ibintu byari bigihura n'ibyarazi, ariko nanone akumva bitari guhora neza. Ku ruhande rwa Tia we yari yicaye aho abareba bombi, umutima utuje kurusha mbere hose. Yabonaga uko Kini atakiri wa wundi wihutira gufata imyanzuro, uko yageragezaga kumva no guhuza ibintu. Ibyo byamuhaye icyizere gikomeye ko ntamubwira ukuri arakwakira, ahubwo akanabimufashamo. Mu mutima we yahise yiyemeza ko nibataha arabwira Kini ukuri ko akunda Zavashi bya nyabyo. Yaramaze kubona ko hari ibintu bishobora kugana heza, ko wenda atabura kumwumva. Bamaze kuganira ku buzima bwose bwa Zavashi, bamusezeyeho, yewe Kini amusezeranya ko azagaruka kumureba badatinze. Bakigera mu rugo, Tia yashimiye Kini aramubwira ati wakoze. Kini ati nakoze iki? Nawe ati numvaga nkumbuye Zavashi. Kini ati koko se wari umukumbuye? Nawe ati iyo dutandukanye mpita mukumbura. Kini yumvise akwiriye kumwigiraho indyarya akamukuramo amakuru yari akeneye, ahita amubwira ati uriya musore ni na mwiza, afite uburanga pe, nanjye ndi umukobwa namukunda, nakunze ukuntu none azi kuganira atuje. Tia ati nukuri? Undi ati yego. Umukobwa ati nuko uri umusore ahubwo ntiwabasha kubona ubwiza bwe bwose uko bwakabaye. Ngiye nk'umukobwa ndamureba nkabyiyumvisha, iyo mubonye umutima wanjye uragurumana. Ngiye mukunda kuva ku mano ye kugera ku musatsi, nkamukunda kuva ku guceceka kwe kugera ku rusaku rwe. Mukunda ari kuvuga no mu gihe atari kuvuga, mukunda ari muzima nkamukunda yarwaye, kuriya noneho yari aryamye yakomeretse numvaga mbikunze kurushaho. Kini yarasetse ati ntubwa mbere nakumva wishimiye umusore bene aka kageni, uramukunda cyane cyangwa uri gukina? Nawe ati yego ndamukunda, kandi ikinshimishije nuko nizeye ko nawe nkunda. Atangiye kugenda ahinduka, ntabwo bikimeze nka mbere. Numvaga bizangora ngo numa nkunda, ariko ndabibona ko yamaze kunkunda. Kini ati tureke urwenya ubinsobanurire neza. Tia yikije umutima amubwira ukuntu ku munsi wa mbere amubona yamukunze cyane bikamurenga, akomereza ku kuntu yajyaga kumureba kenshi, nuko Zavashi yaratangiye gutinyuka akemera ko baganira ibintu byinshi. Mbese Zavashi na Tia bari baragiranye ibihe byiza mu gihe Kini yari akiri Kitiri ari kumwe na Dasi. Kini akimara kubyumva yaramubaje ati noneho wari wambeshye? Tia ati nkubeshye ibiki ryari? Nawe ati wari wambwiye ngo ni umuntu wishimira biraho ujya kureba aho aragira ukaruhuka, ko nubwo yaba adahari wakwishimira kuba uri hanze y'ingoro wibereye muri iriya misozi, kandi nari nabyizeye. Tia ati nabonaga ninkubwira ukuri urahita urakara, ariko uko nkunda Zavashi nawe nika nkunda. Kini ati wibagiwe ko uzashyingiranwa na Dasi, igikomangoma cyo muri Kitiri? Wibagiwe ibyo nakubwiye? Tia ati ndabizi, ariko wamfashe ntibizabe. Niwe wenyine nize watuma bitaba, nkazabana n'uwo nkunda. Siniyumvisha ukuntu najya mu bundi bwami nkabana n'umuntu ntigeze mbona, uwo muntu noneho ntashobora no kumukunda. Yego abakobwa tugomba guhitirwamo, ariko nanone ibyo bishoboka ko nabana n'uwo nkunda, ndumva ukwiriye kunshyigikira. Nawe byishyireho wibaze bagiye kuguha umukobwa udakunda kandi uwo ukunda ahari. Nzi neza ko uzabikora, mfasha ndakwinginze uzumvishe data ko ngomba kubana na Zavashi. Kini yarababaye ariko ntiyabimwereka. Yahise ahaguruka aramubwira ati ibi bintu wibifata nk'ibyoroshye, ngiye kubitekerezaho ndaguha igisubizo. Tia yasigaye yiruhutsa yizeye ko wenda Kini arabijyamo. Nyamara Kini noneho yarabonye impamvu yumvikane yo kwica Zavashi cyangwa akabibwira umwami. Yamaze umwanya atekereza abona kumwicira ubwe byagorana, cyangwa bigatuma mushiki wa murakarira aramutse amenye ko ari we wamwiciye umusore akunda. Kandi Tia yaramwizeraga, mbese niwe nshuti magara yagiraga. Ariko nanone yari yarishimiye Dasi cyane ku buryo yumvaga atamutenguha. Nyuma na nyuma yiyemeje kubibwira umwami mu gihe kitarambiranye. Yarizeye ko umwami ari mubi kurushaho, ko ari guhita atumaho Tia akabimubaza. Tia yabyemera yabihakana, umwami agahita yica uwo musore kugira ngo amwereke ko nta cyakwitambika hagati y'amasezerano. Amasezerano yari akomeye, ntabwo cyari ikintu cyo gukinisha. Igihugu cyabo cyari giciriritse, icy'abandi gikomeye cyane. Rero ntabwo bari gutuma hagira ikindi kintu kibyitambikamo. Nibo bari barafashe iya mbere ngo bagirane amasezerano y'amahoro. Kuba bari kubenga rero igikomangoma Dasi baramusezeranyije umukobwa,
byashoboraga guteza intambara ikomeye cyane. Ubwami bwa Maniya aribwo ubwo ngubwo Kazo yayoboraga bwari guhinduka amatongo, kuko ubwami bwa Kitiri bwari bubukubye inshuro zirenga 10 mu bya gisirikare. Ahubwo ntizari 10 gusa, babarushaga abasirikare benshi, babarusha intwaro, babarusha n'iterambere mu kurwana. Byanga bikunda ntiyari kugisha inama iyo ari yo yose ku musore nk'uwo nguwo umukobwa we yari yakunze washoboraga guteza iyo ntambara yose. Niba tugeranye ku musozo, ndagusezeranya ko igice cya 4 kiri mu nzira, nacyo tukibanemo. Umwami ni Kazo, ntabwo ari umwamikazi. Bye, duhurire mu gice cya 4.